turabashuje cyane mwese mukomeje kudukurikira hirya no hino ku rubuga rwacu rwa Jocare. Nk'uko twakomeje kwibabwira, tugira ibintu byinshi bitandukanye byigisha cyane ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere. Uyu munsi rero Jocare twatembere, twakoze outreach tujya gusura abanyeshuri biga mu majyepfo ku kigo cya Gatagara, Groupe Scolaire Gatagara. Akanya ndi kumwe n'umwe muhagari abanyeshuri, reka ntangire mubwira yibwire abadukurikiye. Murakoze, amazina yanjye ni Gihozo Shyaka Kenya, nkaba nduhagariye abanyeshuri mu kigo. Murakoze. Kenya, uhiga mu kangahe hano mu kigo mumeze mute? Niga mu wa gatandatu MCE. Hano mu kigo tumeze neza, murabibona twasuwe n'abashyitsi, tumeze neza nta kibazo. Ubusanzwe Jocare waruyize? Nari nyize. Waruyize kwikora ibiki? Nenzi ko ari groupe irimo abantu benshi batandukanye baganiriza urubyiruko ku bijyanye n'imyororokere. Murakoze. Reka tuvuge ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere hano mu kigo cyanyu. Ayo makuru cyangwa se ayo masomo mwaye musanzwe muyabona? Turayabona kuko ni kenshi, harimo nka section za MCB, bamwe babibona nyine babyiga. Ari n'igihe haza nk'abandi batandukanye nabo natwe tutiga MCB tukaba twabimenya bakatuganiriza nk'amwe mwaje hano tukabimenya tukabyungukira hano. Murakoze. Ubona se haba hari ibibazo byaba birimo nk'aho uhagarariye abanyeshuri b'abakobwa baba batazi gusobanukirwa neza cyane ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Kugeza ubu ngubu ndakeka amahirwe yo kutabimenya ari make ku ijana, kuko twagiye duhura n'abaduhugura benshi, n'abo barimo kenshi ugisanga begera abandi bakababaza bakabimenya. Ndumva ubu ngubu kugeza ubu ko tubona abaduhugura abatubwira byinshi ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, ndumva ubu ngubu nta kigero kinini kirimo cy'abo bantu baba batazi nk'ibyo ngibyo. Murakoze. Nyuma yo kusurwa na Jocare, nakeka ari ubwa kabiri, mubona ari iki mwiyunguyeho kumenya mwari musanzwe muzi ku bigendanye n'ubuzima bw'imyororokere? Icyo twiyunguyeho ubu ngubu nyine ikintu twabashije kumenya ni uko icya mbere, bitewe n'ibyo batwigishije, icya mbere na mbere ni ukwirinda. Icyo batwigishije cya mbere na mbere, kugira ngo ukoreshe izindi nzira mu biki byose ushobora kwifata ubwawe ukirinda, kugira ngo ujye gukoresha izindi methode zindi ko zo zikubiye gakeya, ariko kwirinda nibyo bya mbere. Hano muririnda mukabishobora? Cyane turirinda tukabishobora. Niki wasangiza abadukurikiye ku bigendanye no kwifata n'ubuzima bw'imyororokere muri rusange? Murakoze. Ikintu nasangiza abandi badukurikiye nuko nk'uko nabivuze, kwirinda nicyo cya mbere, kandi ntabwo dukwiye kureba ku bindi twakoresha, ahubwo twige muri twebwe, twifate, tumenye uko tugomba kwitwara. Murakoze. Ibyo bindi byo murabizi hano cyangwa muzi kwirinda gusa? Ibyo bindi byo murabizi nabyo kuko mwabitugejejeho? Turabizi. Nk'ibiki? Nko gukoresha agakingirizo, kubara ukoresheje runigi, karindari, ibintu byose nk'ibyo ngibyo, ariko icyo twe dushyira imbere ni ukwifata. Ni ukwifata. Nk'umwana w'umukobwa ugiye gusoza, iyo ukurikiye amakuru usanga hari abantu benshi bakuramo inda zitateguwe cyangwa se bazitwaye zitateguwe. N'icyo wumva wababwira hagize umuntu waba urimo atwumva wahuye n'icyo kibazo? Icya mbere na mbere, wahuye n'icyo kibazo no kumwihanganisha, ariko nanone bikabera isomo abandi babashije kubona nk'abo ngabo bose, bakabasha kwifata, kwirinda, kugira ngo batazahura nabo n'icyo kibazo cyo kugera nyuma aho bagiye kwicuza bagashaka gukuramo inda, kuko bitera ibibazo byinshi bitandukanye, rimwe na rimwe impfu zitandukanye bitewe no gukuramo inda. Ubwo abandi nabo bakuremo urugero. Murakoze. Turagushimiye cyane Kenya. Murakoze nawe. Ukomeze ugire ibihe byiza. Cyane. Nk'uko abibabwiye, twari kumwe na Kenya uhagarariye abanyeshuri, atubwiye ko Jocare hari icyo yabafashe kijyanye no gusobanukirwa n'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere.
turabashimiye mwese abari badukurikiye. Yari Shaddai.